muve mu nzira mwigire hirya n'umuntu arwaye ararembye cyane yabaye ikize yakuze impanuka na ambulance imuzanye ahangaha ntabwo tuzi ngo avuye he, ntabwo tuzi ngo byagenze bite. Icyo batubwiye nuko nyine yakoze impanuka kandi biragaragara ko biri urgence cyane, birihutirwa. Mwigire hirya nta muryango we nta kintu na kimwe cye tuzi kuko nta kintu turarebaho. Mwigire hirya rero, ahubwo habaye hari umuntu umuzi muri bino bitaro yagira icyo dufasha agahita agerageza agahamagara umuryango we bakaza bakabimenya nyine bakabuza amaraso menshi cyane ari buze gukenera umuntu umuha amaraso. Ubwo rero umuntu mukoresha igishoboka cyose, mureke dukoresha igishoboka cyose tubone umuryango we byibura tubone ko hari umuntu wamuha amaraso. Ariko mwigire hirya ntabwo muri kubyumva. Rero wa mupapa wa Nyamboye iwana yakomeretse cyane ku rwego rwo hejuru, ari kuva amaraso ahantu hose, kuva amaraso ari mu kanwa, ari mu mazuru, ari he hose. Nyine muribuka ko nyine twasoje nyine akoze accident, twashoza kandi gace nyine akoze accident. Rero bamugejeje kwa muganga ibintu bimeze nabi cyane, gusa nyine nubwo yarakoze accident muribuka ko nyine yaratandukanye na babantu yarari gutuma kuri Jane nyine ngo bamuhigire ahantu aturuka. Rero nibo basa naho bahise bahamagara ambulance, bahita bashaka uburyo bwose bamugeza kwa muganga. Rero kwa muganga nabo babuze icyo bakora, babuze n'icyo bareka. Abo bantu rero n'ubundi bahamagaye ambulance ariko ntabwo bigeze bavuga ngo bimeze gutya na gutya. Nyine bo bahise bikomereza cyane ko nyine ibyo bari gukora nyine bashakaga kuneka uko Jane nyine cyangwa se ikintu Jane yaba afite nyine kihariye gituma nyine aza muri uwo muryango. Rero kuko batashakaga kwigaragaza nyine ibintu byose bari kubikora mu bwihisho, cyane ko papa wa Nyambo yari yababwiye ko biri gushobora gutuma nyine niba bikora nabi bishobora gutuma atandukana n'umuryango wiwe. Rero nyine bo bahise basa n'abitsimba, bahise babura nyine. Ariko hagati aho ngaho rero bari kugira nyine bari kwa muganga nyine baraje basaka mu byangombwa bya wa muntu bya papa Nyambo, barasaka barareba babonamo indangamuntu nta kintu yagufasha. Noneho abaganga bapanitse baravuga ati turamenya byibura umuryango w'uno muntu ryari ese hari umuntu hano muri kwa muganga bahuje amaraso, byibura bahuje groupe ku buryo nyine yamuha amaraso. Barareba baravuga ati nta muntu n'umwe hano dufite wapfa kumuha amaraso, afite groupe yihariye, afite nyine groupe yihari, nta muntu hano wapfa kumuha amaraso. Barareba checkinga mu maraso yose bafite basanga wapi ntago biri bugukunda. Baravuga ati basi turamenya umuryango w'uno muntu gute, umuntu wakoze impanuka. Baravuga ati mwabajije neza abantu bo muri ambulance. Baravuga ati abantu bo muri ambulance twababajije nicyo kintu cya mbere twahereyeho. Ariko batubwiye ngo umuntu wabahamagaye ntabwo nyine basanze nta muntu uri aho ngaho, bamusanze mu modoka wenyine. Bavuze ko hari umuntu wabahaye amakuru ariko nta kindi kintu bavuze nyine, nta kindi kintu nyine twumvishe pe. Twe batubwiye ngo hari umuntu ukoze accident aha twe ikintu twakoze ni uguhita tujyayo, twasanze n'abo bantu babitubwiye ntabari. Birashoboka ko abo bantu aribo bamugonze, birashoboka ko abantu aribo bamugiriye nabi. Ati se nimero z'abo bantu byibura zirihe ku buryo nyine twenda twabahamagara tukababaza. Mu guhamagara nimero bumva nimero ntizinabaho, murabizi namwe. Noneho abo bantu n'ibirara, ni abantu baba bahigwa isaha n'isaha, baba bazi systeme bakoresha ku buryo utapfa no kubabona. Bivuze ngo rero no kubona umuryango wa papa Nyambo hano biragoye. Barareba mu makofi mu byangombwa bakabonamo nyine nibisanzwe nyine nta kintu gihari. Telefone wapi, nta telefone yashwanyaguritse, nta kintu, nta makuru na make wayikuramo. Ubwo rero bararebye baravuga se umuntu turabigenza gute. Noneho ku rundi ruhande nyine papa mama Nyambo ari kuvuga ati akuse Nyambo wavuganye na papa wawe. Nyambo akavuga ati wapi, nta n'umunsi wose ntabwo tugeze tuvugana, simbizi sinzi ahantu ari, namuhamagaye numva phone ntabwo iriho. Noneho mama Nyambo nawe ati nanjye nuko bimeze, nta phone sinzi ntayiriho. Ati se byagenze biti. Noneho Nyambo akavuga ati ako mama nawe ntukajya uhangayikira papa ni umwana, ura ni umuntu mukuru asanzwe agenda akicyura, nta kibazo cyamubaho uko byagenda kose. Ibyo ni ibintu ntabwo ari ibintu birenze.
mama aravuga ati ariko ndikumva hari ikintu nyine ndikumva hari ikintu ndi kubura muri njyewe, ndikumva hari ukundi kuntu byagenze. Noneho ako kanya bakiri aho ngaho rero Jane nawe yahise ataravuga ati sinzi impamvu ndikumva ntameze neza, sinzi impamvu ndikumva nyine ntameze neza nyine. Baravuga ati Jane wowe bimeze bite, urwaye iki, bigenze bite? Ati ntago mbizi nyine, ntago mbizi ite, gusa nari meze neza umunsi wose ariko hashize nk'amasaha 2 numva nyine ntameze neza, sinzi ikintu kibaye muri njyewe, sinzi ikintu kije nyine kituma nyine numva umunsi wanjye umeze nabi. Ati mpita mfata n'umwanzuro wo gutaha. Ati ahubwo se umwana wanjye ari ameze neza? Ati kuko ndikumva wagira ngo hari ikibazo, sinzi umuntu ufite ikibazo hano. Ati kuko umwana wanjye bimeze bite? Baravuga ati umwana wawe ntemeze neza, nta kibazo afite, nta kibazo habe na kimwe rwose. Ubwo rero yaragiye areba umwana we, yabona umwana ameze neza, aravuga ati rero byanga binoga hano hantu hari ikibazo. Ati kuko ntago nakumva ukuntu nari meze neza umunsi wose, niriwe meze neza, ariko by'akanya gato nkahita numva ubuzima bwanjye burahindutse, ntago nzi ukuntu bigenze. Noneho baravuga ati rero twebwe ikibazo kiri hano birashoboka ko wenda, ati kuko twahamagaye papa Nyambo twamubuze. Noneho Jane aravuga ati aho ya papa Nyambo se, papa Nyambo ni umuntu mukuru byanga binoga, ntago ari umuntu wabura. Ubwo wenda birashoboka ko wenda yabagiye ahantu hatari rezo, birashoboka ko yabagiye ahantu kure, nimero yiwe ikaba itariho, nabyo birashoboka, nako ikaba yashizemo umuriro, nabyo birashoboka. N'ibintu byinshi byatuma nyine umuntu phone yivaho, ibyo ntago ari ibintu byadanje, cyane kuri ari umuntu mukuru, ikibazo ntago byaba ikibazo cyane ko agize n'ikibazo kiba imodoka ye kuri ntuza kuri polisi baba babizi, bahita baguhamagara byanga binoga, ntago wapfa kubura ngo uburane n'imodoka, n'ibintu bidashoboka. Ubwo rero twagarutse kwa muganga, barakomeza barahiga bibura gica nyine, babura umuntu, babura nyine ahantu bakura amakuru. Ubwo rero bamujyana muri ICU, ameze nabi cyane, ameze nabi guhumeka wapi. Bamushyizeho bomboni, barasanasana, baravuga ati ubu turaza kumenya umuryango w'uno muntu gute, turaza kubigenza gute, turaza kumenya hava gute. Noneho hagati aho ngaho rero wa mama w'abasabi nabo akora muri ibyo bitaro, ariko ntago yigeze amenya amakuru. Yaraje aravuga ati none se bimeze bite, abarwayi bimeze bite? Baramubwira ati abarwayi bose bameze neza, jya mu checking. Aravuga ati nanjye aho nari mvuye ibintu bimeze neza, nta kibazo, ibintu bimeze neza. Arangije yaravuze ati baramubwiye turetse umurwayi umwe, hano hari umurwayi umwe nyine twayobewe ibyiwe, twayobewe ahava. Ati ni umurwayi urembye umeze nabi. Ati ahubwo uwo murwayi bamugusizeho, bavuze ngo ubuze kumucunga urebe ukuntu ameze, niwe munase uri buze kuburi hano, urabona umugoroba urageze, niwe munase uri buze kurara hano. Ati uze kumwitaho kuko nabonye nta muryango afite, ntago tuzi ngo arava harajya hehe. Noneho mama Nsaba aravuga ati so ntizi umurwayi ko numva nyine wagira ngo arababaje cyane, bimeze bite? Baravuga ati nta makuru ye dufite, ntago tuzi ngo bimeze bite, ntago tuzi ngo yavuye he. Twe twagiye kubona tubona mu ambulance imuzanye. Iyi ambulance rero n'abantu bamuzanye, n'abantu bavuze ko yagize impanuka, nta bantu na bamwe tugize tubona twakura amakuru. Ati twe icyo tuzi nuko tumufite hano nyine, nta kindi kintu kituzi pe, ntacyo twabuze amakuru na make. Ati none se basi mu checking n'imodoka ye ko mwari kubona nyine mukajya kuri polisi, ko mwari guhita mumenya ukuntu nyine mumenya imodoka ye bimeze gutya na gutya. Noneho baravuga ati icyo kintu ntago tugize tugitekereza, ariko ntani twese twari kubikora. Icyo twe umuntu yatugizeho hano ku bitaro, ntago tuzi ngo banamugonze gute, ntago tuzi ngo byagenze gute. Ubwo rero nta makuru na make dufite. Ati ubwo wowe urakomeza ugerageze umube hafi nyine nk'umurwayi. Ati ubwo nyine nawe umurwaze muri iri joro. Noneho muganga mukuru baraje, aravuga ati bimeze bite se mama Nyambo, amakuru itakazi kagenze neza? Aravuga ati rero hari uriya murwayi muri critical condition, ameze nabi cyane, ugerageze umube hafi isaha ku isaha, umunota ku munota. Naho n'abandi barwayi benshi dufitemo hano bameze nkawe bafite ikibazo nk'iki.
ugerageze umujyi umucunga wenda n'abandi bose ubagereho, ariko uriya cyane cyane umwiteho cyane, umwiteho. Aravuga ati ariko se ubundi umurwayi ninde? Aravuga ati baravuga ati we genda ubanza aho ujye kureba niba ameze neza, niba umwuka uri kugenda neza. Aravuga ati bari mu kihe cyumba se? Baramuga ati ari mu cyumba cya 55. ubwo rero yahise agenda ahita yinjira, aragenda aravuga uno muntu n'indi arareba aravuga ati uno muntu se yaba ari we nari nsanzwe nzi, bimeze bite? Noneho nyine bamupfukapfutse nyine ahantu henshi, aravuga ati ariko ibintu ntabwo byumvikana, ati uno muntu se, aravuga ati reka ntabwo byashoboka ko yaba ari we nzi. Arareba aravuga ati araya ntabwo ari we. Noneho nyine arangije aravuga ati bimeze bitera. Noneho mu gihe akiri aho ngaho aravuga ati nyamara uno muntu ndabona nsa namuzi. Aragenda asa n'umwegura, arareba neza, aravuga ati utambwira ko uyu nguyu ari Papa Nyambo, utambwira ko ari Papa Nyambo. Papa Nyambo yabaye iki? Papa Nyambo yabaye iki? Ese kuki batatubwiye? Kuki batambwiye? Ese kuki Mama Nyambo atari hano? Ese kuki Nyambo atari hano? Ati huya byagenze bitahita afata telefone ahita ahamagara yihuse. Aravuga ati se bimeze biteye amakuru? Naravuga ati none se Papa Nyambo ameze ate ko mutambwiye bya Papa Nyambo? Noneho Mama Nyambo nawe aravuga ati ibiki se tutakubwiye kandi bati ntabwo mwabyumva, ntabwo bishoboka tuzi ko ari Papa Nyambo. Noneho Mama Nyambo ati Mama Nyambo se yabaye iki? Nakuti Papa Nyambo yabaye iki wambwiye? Ubwo na Mama Nyambo yisaza aravuga ati mama ari bimeze bite ko ndi kumva uri kuvuga papa bimeze bite? Noneho Mama Nsabe aravuga ati Papa Nyambo sinzi ikintu cyabaye. Ati sinzi ikintu cyabaye kuko ari hano kwa muganga, ati ndabona isura ye yangiritse cyane ariko ku rwego rwo hejuru. Ati noneho Mama Nyambo aravuga ati none se ari kwa muganga hehe? Mbabarira umbwire Papa Nyambo byagenze bite? Ese niba ubasha kumubona, uri kubona afite ikihe kibazo? Ati ntabwo ndi kubyumva, ntabwo uri kunsobanura neza. Noneho ubwo rero reka agace kacu tukarangiriza hano. Ese baraza kumenya ko byagenze? Ese Papa Nyambo biraza kugenda gute? Araza gukira se ntaza gukira? Biraza kugenda gute? Reka sikusigaranye azashire wumvisha kandi gace kubutaha dukomeze kugenda twumva ino nkuru kandi nigize aharyoshye cyane. Nakunda amatsiko rero usigaranye yazashiretse gukurikirana kandi gace kubutaha. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Subscribe ubundi dukomeze kujya tubana umunsi ku munsi.